iyi breaking ndayirekuye. It's a breaking news. Uyu ni umunyamakuru yavuye kuri SKFM atumvikanye na Sam Karenzi. Aravuga ati ngiye ibyo basaza bimwe mbicishamo imirongo. Sam Karenzi ati aba basaza tugomba kugenda mu gihe turi parallele. Ati ngiye ibyo simbyemera, ndi umwana w'Irusizi, ndi umwana nziki itangazamakuru na ethics risobanuye nzazikurikiza. Sam Karenzi ari ahita yumvagiza ubwo bari ikanga. Ahinda umushyitsi ati uyu mwana amaye akazi nkamukubitamo miliyoni ni gute ashashe gusumbya urutugijo si uyu ni Aime Niyibizi mwenyewe. Aime Niyibizi yahise hava abatameze neza ahita asanga umubisha ninde ni Muramira Regis nawe abagenda cyane yakuranya mu mirongo migari ni yitabira match uyu nazireba ariko azanariza cyane kuzirusha bazireba iyo yahuranye nyine ugenda muri uwo mujyi ati ni gute none avuye hari akita yitabira kuhabisha tabati nyamara ibintu birakomeye cyane aragenda ati umuntu nazimye kuva icyo gihe uwo bita Regis uwo bita Aime Niyibizi tuvugesha ukuri abantu baheruka kumwumva ni ryari. Aime Niyibizi inshuti yanjye ariko mperuka kumwumva rizari ry'Imana kuri SK ndetse anarekura kuri YouTube channel yiwe. Uyu munsi yarabaye timide kuri YouTube channel yiwe hari igihe agahinda kagira iki ukabona hari ibintu nyine hari ukuntu usa buriya kuri FNFM muri gatoya tuyivuga namwe murabizi banyamakuru mwe FNFM ihemba iki Muramira Regis hari nanjye wajya kuvanga nzanye itiko ariko zo nkureka nzigende mu gukinyira ibintu by'itiko nzana sibyo hari kuri FNFM ubundi umuntu araza akikorera akakora nuze abo bose bakora barabizi bano bakobwa bakora barabizi muri Samira arabizi mu bigano bya siporo Saminose hari n'abakora muri za showbiz ba Patrick numva nabazi cyane ari n'uyu mutipe ugira ibiganiro by'imiziki yagiye kuri Radio 1 yes chef wanjye wundira abantu uri kumva bana n'abantu bacu rwose FNFM nagihemba uraza ukikora wowe Muramira Regis araza hagume yiyamamarize marakana yiwe abantu baze banywe byeri abaga ati mfite n'inkoko mfite n'igisafuri ibyo ngibyo akikora business wowe uraza ukorwa radio nyenda platform nizikirebwa abantu bakitabira niyo abantu bose barahavuye nta muntu navuga ko mu byukuri ufite aho yaguma agatitiriza hari rero umuvandimwe Aime yese amera nk'umuntu mu comfort zone arabatsinda itangazamakuru sinagira iki ariko nawe ndabizi ko ataratuje muri roho ubwiwe yararaga imuburanya none ni gutagiza amahirwe akabonye akazi keza nago tubishima uyu ni inshuti yanjye afite business remereye cyane hano mu Gatenga dosi Rika store mbabarira bafite umucero uryoshye cyane n'inkoko nago ndabirya ariko abandi barabimbwira Aime nzabirya cyangwa sinzabirya nzishyura maze kwitereka iri rero yo nkoza gutengata nkubitanga shyira na business nuko bari umuntu wacu Aime rero dore ikintu kishimishije nuko umunyamakuru mwiza twaramubuze yaragiye kwishana nasobanukiye ku gisimenti anywerwa inzoga n'amabyere nicyo kinyo business mbabarira ngwino uje kuri platform nzima Aime Niyibizi ni gutamanutse akate panku itangazamakuru cyiza mbabarira nkomera amashyi rwaruka ruri inyuma mumerere amashyi y'umuntu uyu hano hari urwaruka Aime Niyibizi abonye akazi keza kuri radio Isibo TV baba we agiye gukora n'umuntu bita Faustino simbigarukaho cyangwa mbitindeho oya nushaka ubitindeho Faustino yamaze kwitereka cyane agiye gukora n'umuntu bita mutangazaje arasohoka kuri table ndende ariko araza gusesengura icyo nzi kuzawumva wabyanga utabyemera agiye gukora n'umuntu bita Jado dukuze mu bigano bya siporo bagenda cyane uyu ngo muri documentaire abayirekura muri aperi nuze ama documentaire bakore mwarayumvishe ama documentaire ibyo yagiye akora muri ligue yageze no kwa documentaire iyo kuri ligue igaragaza overview y'umwaka wose barayiplayinga turi mu nteko rusange abaye president wa equipe araryoherwa cyane Jado dukuze akagira umwihariko uko mu banyamakuru abanyabwenge dufite ba elite bize bafite education bari educal panski bwa elite uyu ngo yarize cyane indimi abadudubiza igifaransa none namukunze cyane ubwo twe twasohotse numva ari kugenda yirasa n'amaririmbo ya kera cyane zamani muri za 2002 za 1998 zicyongeza n'urufaransa agenda zisobanura abantu ndishima kandi akagenda mu mirongo migari y'igihugu Jado dukuze ndavuga ati uru n'urwego rwiwe nyumvira icyo kiganiro nawe Faustino ashyiramo inkuru hariya Aime Niyibizi atamanuka muri murera yijandika Faustino n'umureyo dukuze n'umwaperi ushaka kujya utakunyuranamo mutangazaje n'umwaperi ariko nawe yagiye anyurwamo nibihe agashaka kwahuranya bakavuga ati garuka muze nzamushyira muri aperi abari kuri miriro yijanditsemo ariko nta kundi ariko reka mubare maho ngabo nyumvira ikiganiro babiri urukumva duel bro nyumvira ikiganiro kuntu kiryoshye none ngaratangira ryari kuwa mbere ari panga mbabarira iyi ni breaking ari panga tangira akazi
uyu ni umusiniya ni umuntu witeretse cyane Aime Niyibizi navuga ngo Imana ibashyigikire mutanga ubutumwa mubucishe muri siporo mwarimu nanjye nzaba umuhamya wo kuzandekura breaking nijanditse neza cyane nyuzwemo mwarimu nyuzwemo oya nago njya nyurwa mu ndo mwarimu so rero reka mpite ngo kunuze ngo kuri powe no mbere ko ngo kuri powe kanjye nazi no nkuru kugira ngo sinongera gukora indi video equipe ya Sport nabonye yatangiye kwijandika bakora graphique remere cyane bafata umutoza aringirwa mutereka mu modoka aragenda yahuranya Tarebu yaraye kwiyambukira umuhanda ngaramugonza ngo ni ibyo ngibyo bizabera mu mahoro rero ibi aya mashusho bari kugenda basharinga kuri social media ni ukugira ngo byutse nyina abafana kabisa namwe mube excited muzaye muri stade amahoro ibi ndabikunze cyane ni marketing ndabikunze ariko rero iri kwahuranye cyane ni gutugonze mu Tarebu akahita avuga ati amahoro ndayihunze ni mujyane ariko ubwo so kwivugishwa ibi ngibi n'umuzabyishyura aba bareba bafite icyuka cyinshi cyane izi ni intare zariteretse zaguterekamo n'icumu urebye nabi gakebo kazajya mugarura nyamara ibi bintu mubyihorera aperi icyo navuga yana tuvuye mu buryo iki mbere rero yuko ndakura umuriro nandi kubwa ku bya Murera anibyo bari gukora graphique zigahypinga abantu ni byiza cyane ndabikunze pe ariko equipe ya aperi uyu munsi tuvugana ni nziza ujyanje na Reyo mu mahoro iyo tuvuze mu mahoro reka tujye tuba abanyamakuru te kubeshya abantu Reyo Sport ni nziza pe ariko nowadays aperi ni nziza ujyanje n'andi bakipe yenda y'Kigali uvanye mayanga yaje gukina indi ligue rero cyane kabisa ubwo rero nagushaka kuvugwa n'iki Diego bafana bazaza bakine n'abakinnyi barari n'umupira uridunda byahinduka ariko nanone ni wavuga ati ijana kujana equipe ya aperi ko biri kose hari uburi iki none kerekeye kuri pere hone kubyemera cyane ko rero yahita inanya bikamo byinshi cyane mahoro cyane ukabaguruka yego ariko mu mahoro bro ni izina ry'Imana mahoro cya kibuga gisobanura nini cyane gisaba abakinnyi bafite automatism bano bakinnyi muri aperi kuntu bamenyeranye aba ba Denis Omedinho n'abakinnyi muri za Maroc bazi bino bibuga birebire cyane bya metro menshi urukumva aba Jibri watani bikinnyi bifite Andres cyane uraza naza zibasane wagarutse myitozo avuye hejuru y'inkumi nk'eshanu azirukanga ageze ryari azirukanga metero 3 gugi bamugaruye no mu ikipe imbwe mufate mucegete rero niyo mpamvu stade nk'ingiyi bayobozi mwabijyana iki mu mahoro nago muzi ibyo mwahuriye no nabyo urashaka kongera guhura nuva gutoragura inkwi mu mahoro uritonda cyane ahanga hagenda abakinnyi bafite Andres hagije mwarimu rero nitotombye tugeze mu minota ingahe iyi minota ibaye myinshi abakunzi banjye sinjya nemera ko batindaganya babarira mwarimu reka mute nikunkumura